Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Reka mwese tubahe ikaze mu ijwi rituje tubabwira ngo aho muherereye hose Imana ikomeze kubarinda kandi ibaha amahoro n'ibintu byinshi cyane nyine mukeneye mu buzima bwa buri munsi. Tuje hano kugira ngo dufate akanya tuvuge kuri gospel cyangwa se apana gospel ahubwo ku bintu byerekeranye n'Imana nyine. Ubundi mbere na mbere ni ugushima Imana byonyine kuba tubasha kuvuga, tubasha gukora, tubasha kuba duhumeka ni ukubera Imana nyine. Hatabayeho Imana ubuzima bwahagarara. Nubwo hari abo ubuzima buhagarara si uko Imana iba idahari, ahubwo ni uko ibigira ngo natwe dusigaye bituviremo nyine icyigisho. Niyo mpamvu rero tugiye kuvuga ku Mana mu minota itari myinshi, ariko tuvuge ku Mana nyine. Mbese wowe aho uherereye wubaha Imana bingana iki? Cyangwa mu buzima bwawe bwa buri munsi wubaha Imana bingana iki? Ku giti cyanjye Imana ndayubaha cyane, ni umujyanama. Imana ni umujyanama, ni umuvandimwe, ni inshuti, ni umubyeyi. Imana ni buri kimwe nyine. Ubundi ugiye gusobanura Imana ntabwo wabona ikintu uvugaho, kuko ahantu iri ubusobanuro ujya gutanga ubona bidahagije nyine. Imana ni byose muri rusange. Niyo imenya umuntu yaryamye akwiye kubyuka, ararwaye akeneye gukira, afite ibibazo bikeneye gukemuka, ndabona ameze neza nkeneye kumuteza ibibazo kugira ngo agire ibindi bintu yunguka. Hari igihe usanga umuntu atannye mu buzima abayeho, bikaba ngombwa ko Imana nanone imuteza utubazo dukeya kugira ngo agaruke mu murongo muzima, ave mu byaha yari arimo cyangwa se imico mibi yari arimo cyangwa ibindi bintu, byonyine yongere ayigarukire. Gusa nanone buriya byaba byiza ufashe Imana nk'umujyanama wawe, umuntu muhorana bya buri munsi nyine. Ukayifata, sinzi Imana niba twayifata nk'umuntu cyangwa ikintu, gusa nyine wenda tubishyize mu bantu byakaba byiza ari umuntu muhorana bya buri munsi, kubera ko yo ntago igutenguha. Buriya Imana imeze nka miruwari, niko twabigereranya. Miruwari nyine ikwereka uko umeze. Imana nayo noneho ukuntu itandukanye na miruwari, yikwereka uko umeze, ariko nanone ikakwereka uburyo ki wahindukamo. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ikwereka uko umeze ariko nanone ikakwereka uburyo wahindukamo, ishusho wari urimo nyine ukaba wayihindura. Niyo mpamvu rero rwose njyewe ntabwo nabura kubabwira ngo mwubahe Imana, muyizere kandi munasenge. Nubwo hari igihe gusenga usanga byaratunaniye, ariko basi mu kanya gato tuzajya tubona dufata akanya dushima Imana ku byo dukorera no kuba duhumeka. Nabyo ni ikintu cya danje, ntawabyishoboza. Iyo ugeze kwa muganga ugura umwuka, ariko igihe utarajyayo hanze hano umeze neza, umwuka utawugura udatanga imisoro yabyo. Aho turyama n'iki byose Imana bagiye byoroshya. Nubwo sometimes mu Banyarwanda ntabwo dushima, gusa nanone tubisabira imbabazi. Mana, Abanyarwanda tugira umuco wo kudashima nyine, ni ukurambirwa vuba niko nabyita. Usanga niba wenda tuvuge izuba riravuye duhise turyinubira, imvura iraguye turaryinubiye, kandi hari akandi gakaritsiye cyangwa mu bice runaka by'isi bitandukanyeho bafite izuba rya karite, hari ubushyuhe bwa danje. Mu gihe twebwe tubibonye byibuze amasaha cyangwa isaha imwe, gatanya tukavuga ati oya birakabije. Kandi hari ababibuze bihoraho nk'amezi cyangwa umwaka, ugasanga twebwe bije mu munsi umwe amasaha twapapye cyane. Mana rwose kambonera akanya ko gusaba imbabazi nyine. Ibyo tugenda tuvuga ujye ubitubabarira, niyo karica yacu nyine. Ntago ari karica bikuvuga ngo ni Abanyarwanda, ahubwo abantu muri rusange nyine ntago ntitunyurwa mu magambo make nyine. Mana ujye ubitubabarira, ikindi ujye udufasha twibuke no kugushima mu byo dukora byose, mu byo tuba twiriwemo byose. Udufashe twibuke no kugushima.
Hari igihe usanga umuntu yiyemeye ngo nakoze gutya na gutya cyangwa nagize gutya na gutya, ukagira ngo ni ububasha bwe kandi mu by'ukuri atari ububasha bw'Imana yamuhaye kapasiti yo kugira ngo icyo kintu agikore, ahubwo akaviramo kwiyemera. Mana ibyo nabyo tubisaba imbabazi nyine nk'abantu bibaho, ntabwo tubasha kumanaginga ibyo bintu nyine tuvuge ngo turabyirinze, gusa ujye udufasha utubabarire nitubikora biba byaducitse, ntabwo ari urundi rwango, ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ni ukugushyira sayidi yacu, oya, ahubwo ni uko nyine niyo kamere ya muntu, ujye ubitubabarira yego, gusa natwe ntabwo tuba tubikeneye cyane, ko ubyibutse wahita unigarura ukabyihorera. Niyo mpamvu igihe twabyibagiwe tukabikora ujye ubitubabarira. Kandi nanone ikintu cyaba cyiza banyarwandakazi muri kunyumva, abapapa, abamama, abana, generasiyo tungana n'izo turuta n'iziri munsi yacu gutyo n'iziri hejuru yacu, basi tujye dufata umunsi umwe cyangwa se iminota mikeya mu mwaka wose, dusengera umwaka wose nyine. Hari igihe ubura umwanya wo gusenga, basi nyine ufata umwanya mutoya wiyibe akanya nk'iminota nk'itanu, 10, cyangwa se ubishoboje ufate umunsi cyangwa icyumweru bitewe n'umwanya ubona ufite kuri wowe, usengera umwaka wose uvuga uti Imana nkweretse guhera iki gihe kugeza iki gihe uzadufashe, ibizaziramo uzabiturinde, bizagenda gute. Imana yibikorera n'ubuntu, nta giciro twabona twayitura. Niyo mpamvu nyine basi niba ubona nta mwanya ufite, wenda tubikorere rimwe nyine. Yego, urabona hari igihe ushobora kuba wenda uri bukenera amazi ukabona utajya ujya kuvoma ngo agakombe, ukajyana injerekani nyine kugira ngo amazi yakoresha igihe kinini. Natwe rero niba koko tubona kubikora bya buri munsi bihoraho, dusa nk'ababura umwanya, dufate umwanya dusenge nyine, tubikorere rimwe. Imana kandi irumva, abayizera Imana irumva kabisa, yumvira kandi yumva vuba. Ndetse naho tutavuga, Imana iba yamenye ibiri mu ntekerezo zacu, sometime nubwo tutanabitekereza ikabidukorera, kuko nta muntu uyisaba ngo guhumeka, nta uyisaba ngo kugenda. Twebwe tubona turagiye nyine gusa, mwahura na mugenzi wawe ukaniyemera rimwe na rimwe, dore ukuntu agenda n'iki. Gusa Mana nyine nubwo bidukorera kubona, ariko basi nk'abantu wenda tuzagira ikintu cya danje dukora nyine tubyiture abandi, kuko wowe nta kintu twabona twaguha, ibiri mu isi byose ni ibyawe, nta kintu twabona twaguha. Rero niyo mpamvu ku byo uzaduha tuzabisharinga abandi kugira ngo nabo bazabisharinga abandi, basi uwo mugisha waduhaye tuwusangize no mu bandi, dukomeze nyine izina ryawe rikomeze ryogere nyine. Imana ikunda ko, ikambabwire, Imana ikunda ko abantu bayishima, bayubaha, ndetse ku byo yatanze ukaba wabisharinga mugenzi wawe. Ntimukagire ukwikunda ngo uvuge ngo niba ufite ikintu ngo uracyikubira, oya, isharinge mugenzi wawe. Imana nibyo ikunda cyane, ko gufashanya nibyo byiza, bituma buri wese agira urukundo. Imana ni urukundo, nawe nugira urukundo mugenzi wawe, ibyo urumva Imana izabikunda cyane. Niyo mpamvu rero uko ibyo izaduha cyangwa se yanaduhaye, tugerageze kubisharinga abandi kugira ngo dukuze urukundo, tunakuza umugisha no kumenyekanisha Imana muri rubanda nyine, n'abatayizi bayimenye. Ni byinshi wavuga ku Mana pe, ni byinshi kabisa. Gusa mwebwe icyo nababwira, nanjye ntasigaye nibwira, tuyizere, tuyubahe, tugendere mu nzira zayo, aho dutana itubabarire, kandi dukomere nyine, tugire icyo cyizere cy'uko izabidukorera. Ibindi byose no gusenga tujye tuyishima, tuyishime. Imana ikunda ko abantu bayishima, ikunda ko umuntu ayishima. Rero iyo wishimye bituma gukorera byinshi cyane. Niyo mpamvu iyi video cyangwa se iki kiganiro ngikoze kugira ngo basi
nawe utizera Imana cyangwa se hari ikintu waba waragosweho ku Mana nyikwibutse, ndetse nzazana n'ibindi bivuga ku Mana nyine byinshi pe. Imana yakoze, hari byinshi yagukoreye, hari byinshi yankoreye, hari byinshi yakoreye abandi. Twebwe icyo dusabwa nyine tujye tuyishima mu bibi no mu byiza tuyishime, kuko hari n'ababigwamo, hari ababigwamo rero. Abo ngabo rero niho tugomba gushimira Imana, tuvuga tuti kuba twarabigiyemo tukabisohokamo, Mana uhimbazwe. Rero mumfashe tuvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana. Tere muri comment muvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana. Ndabakunda cyane, ibindi nakagaruka. Njye nitwa Iga, iyi ni channel yanyu Ihame Family, mu muryango. Wowe ubirebye uri umuryango wa Ihame, kandi aho muherereye hose mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Can anybody out